Mu gitabo cy'Abaroma umutwe wa 4 umurongo wa 11, abantu bahabwa agaciro cyane n'amadini menshi yo kuri iyi si ni bake cyane, ariko Abayahudi, Abisilamu n'Abakristo bose babona ko Aburahamu ari umuntu w'ingenzi uvugwa mu byanditswe byera, kandi ko yatanze urugero rwiza mu kugira ukwizera gukomeye. Bibiliya imwita se w'abafite ukwizera bose, nk'uko nabivuze hejuru. Urabisanga mu gitabo cy'Abaroma umutwe wa 4 umurongo wa 11. Iyi ni Moza TV, ikiganiro imenya amateka. Kuki abantu babona ko Aburahamu yari umuntu udasanzwe? Impamvu nuko ari we wenyine Bibiliya ivuga ko inshuro 3 zose yabaye inshuti y'Imana. Nubumbura Bibiliya yawe ugasoma ibyo ku Ngoma umutwe wa 20 ibice 7, urahasanga handitse ngo: Mana yacu, ese wowe wirukanye abaturage b'iki gihugu mbere y'ubwoko bwawe bwa Isiraheli, ukagiha urubyaro rwa Aburahamu wagukunze ngo bakibemo kugeza ibihe bitarondoreka? Cyangwa ugasoma no